Hi guys, muraho mumeze neza, natwe turaba tumeze neza, turashima Imana. Twagarutse rero aho handi ni kuri D&D TV show. Uko mubibona ndi kumwe n'umuvandimwe meze neza, ndakomeye. Ko bivuze mu kajwi gatoya. Okay, ni sawa. Ndi sawa cyane, ndakomeye, meze neza. Ndi vibe. Ni sawa cyane, bivuze mu Kirundi ni buse. Abana bacu bameze neza. Bakomeye. Uherutse kubavugisha baratureka. Barabakukumbuye cyane. Turabasuhuje n'aho bari. Uyu munsi rero ntabwo turi buje mu bintu byinshi, twari tubakumbuye, tumaze iminsi tutagaragara hano, ariko murabizi ko tugenda tugatinda, ariko iyo tugarutse tugaruka neza, cyangwa se tugaruka tubazaniye utuntu twiza. Ntabwo wabibwiye ariko. Hello. Amazina yanjye ni Uwantege Jeannine, Madame Donatien. Donatien? Madame Dani, rwose barabizi. Ibyacu twaje gusanga byarihuje. Siko nari nzi ko yitwa Donatien. Kubera ukunda kuvuga Dona. Donatien, nuko baruze yarihinnye. Ubwo urumva Dani, Dona, urumva twagannye ahantu hamwe. Inshuti zanze gutanga. Ego desi, iyo basi hakadi wewe basi ufitemo. Njyewe ni Divine na Dani. So kitse ubwo nitwa Mama Danika kubera ufite umwana witwa Danika. Byose ni za D. So rero nibwire ko namwe mumeze neza aho muri, turabasuhuje cyane. Bari mu mpande zose z'isi turabakunda. Kandi dukomeje kubashimira abantu badukunda, bakora subscribe umunsi ku munsi, turababona pe. N'abandi batarakora subscribe mumeze neza ko mudakora subscribe kugira ngo byagenze bite byacu mubibone. Mwabaye bambariza mwabaye ikivema bituma mutajya kwa D&D TV show ngo mu subscribing. Ubundi ibintu bigende neza, abafite udushya twinshi. Ubu ngubu turi kwenjoyinga, ari mu rundi rukundo, ari mu rukundo, yongeye kumva ibyarwo. Hagati aho ngaho mbabari wanze umbwira. Numva hashize nka 2 semaines ndanahageze. Nibyo bavugaga ko nibazaga ibintu bavugaga nkumva ndi kubyumva neza. Utware wahageze kubera urundi rukundo, I was like umuntu maze imyaka 5 mu rugo, urundi rukundo ruje gute? Mananje umva mfite ibibazo byinshi, unyemerera unsubize kuri kimwe. Ntusimbuke na kimwe. Ndagusubiza pe. Okay, rero umva umunsi tujya kumutora nari impari. Ariko mana yanjye nabonye ukuntu uha time abana ngo babanze bahoberane na papa wabo. Njye numvaga ubuze urukundo rumwe ruze gutuma utaze kwibuka abana. Mbona uretse abana barabanza bakubatindana na papa wabo ugenda mu nyuma. Kare kantu karantangaje vraiment. Urukundo rwawe cyangwa se urukumbuzi rwawe urarurimita. Njye sinkubeshe. Sinzi nashiduka byarangiye nibagiye ko abana nabo bamuhene amuhobeye mbere abana bataramuhobera. Njye rero nabonye uhaye umwitangiriza abana, mbona babanje basubiza papa wabo. Urumva nawe kubona abana ntabwo ari gutarekurana nabo. Urahagarara ndavuga mana ngiye amashusho yawe yanyishe ntaramuhobera bure warantangaje. Urakontwara amarangamutima yawe cyane. Wumva umeze utewe urya munsi, nubwo ntigeze nkubaza ngo se Divi uri kumva witeguye ute, kuko wahagararaga mu nkabona wahavuye ahandi wahavuye. Mbese nabonaga kubyakira nuko gusa amarangamutima yawe ubasha kuyakontrola, ariko nabonaga bari gusa ibyishimo vraiment. Umumvisha umeze ute umunsi yakubwiraga ngo araje arateza araje? Gusa si wowe wenda, si wowe wenyine uri kwibaza icyo kintu, kuko abantu benshi babyibajijeho. Vuga Divine ni gute yakiriye umugabo? Tumaranye igihe, turasazanye, navuga ko dusazanye. Urumva hari igihe hari abantu benshi bari biteze ko nyine ndibuze kuba meze ukundi kuntu hariya nambaye ibintu amahotalo iki n'iki. Oya, papa aje mu gwiwe, asaza abana, asaze n'umudamu. So njye numvaga biri ari byo binyuze. Ko nabishuhiye. Abantu benshi bumvaga nyine ndi gukora ibintu bya danje iki n'iki. Reka Shanjina nabi. Ari warabizi cyane ko adakunda nyine ibintu bibi.
bisakuje cyane umva no Niyo mpamvu gukora nanjye namwe rero- muranyegeza tugomba kunyegeza mukirundo kunyegeza tugomba kunyegeza baranyegeje pe ibintu byabo urukundo rwabo ntabwo barusakaza cyane ariko ni amahirwe hari abantu amarangamutima abaganza ndimo ndi umunyantege nke mu buryo ariko buriya bw'amarangamutima ni intege nke cyangwa yego umbwiye ngo biceceke nasara ntabwo ari ukubiceceka cyangwa se ntabwo ari ukwanga kubyereka abantu mu by'ukuri uba wishimye kuri rwa rwego nawe rimwe na rimwe Shinduka ntazi ko n'abantu bambonye. ariko nyine kumva nyine urishimye nyine nta kindi kirenze nyine kwishima Yego, ndishimye nari kureka nyine abana bakabanza bagasuza papa wabo ndebe ko banamwibuka cyakora nacyo cyari ikibazo gikomeye buriya nka Landa ntabwo nari nzi ko yamwibuka byabanje kugorana ubona mwambura ingofero ukabona nyine kandi uzi ko Landa adakunda abantu avuga uyu ninde iki n'iki igori warakuze we yaramuzi ariko uriya mutoya we yari akiri muto nyine rero ikintu ugiye kukubaza Divine aka kanya kandi mwarakoze kuhaba ukuri abavandimwe beza nta hantu nawe urabizi keretse habi ariko aheza hose mba mpari so rero Divine ubushize twigeze kukubaza ikibazo turi kukubaza ukuntu ubayeho utari kumwe n'umutware wawe kandi nuva nk'umwaka n'igice byari bigeze cyangwa ibiri yarigeze umwaka n'igice wari uri no mu Rwanda wariyemeje kuza mu Rwanda n'abana bawe ari batoya numvaga ko ari ibintu utazashobora ariko nakubonyemo ubutwari budasanzwe urabihandoringa uranabishobora kirya gihe turi kubikubaza waratubwiye uti ngiye mpamvu ari ibintu bisanzwe tuba twavuganye abana baba bavuganye nta kibazo ndabishobora kandi nkumva ntuje ndamahoro tukubwira ati se yaba ari iriya akiteretera abandi ese ubwo Divine waba wizeye iki udusubiza ibisubizo byiza utubwira ngo ni ukuri uramwizeye kandi koko ni umupapa mwiza naramubonye ni inyangamugayo cyane nabonye ko ashobora kuba akunda Imana yego arayubaha kuko niba yarafashe igihe kiwe cyo kuvuga ati reka nkore nzajye kureba umuryango wanjye nohereje mu rwatubyaye byari ngombwa rero yuko wahuye n'ingorane ukigera muri runo Rwanda Divine barambwire ukuntu kwirerana umwana agiye mamona ntabwo birambaho wenda mvuge ngo ndi mu rugo rwanjye nyine ntabwo birambaho ariko nibajije Divine abijemo kabura najya nkubona nk'umutesi ahubwo warantangaje uratandukanye uko nakwimaginaga uratandukanye umuntu yamaje kuba umubyeyi hari ukuntu ubona yagize ubundi bwenge budasanzwe mbese Divine barambwire umunsi twazaga kugutora bwa mbere uzi ko uje kwibana uzi ko hano mu Rwanda ari ugushakisha umukozi abakozi natwe ubwacu tugira hari igihe ushiduka nabo bakunaniye noneho ugatekereza kuza muri iyo situation kuza kubaka umuryango bundi bushya urugo bundi bushya ibintu byose kubishyira ku murongo umva kuzabishobora cyangwa ufite undi muntu uzabigufasha urina sinavuga numvaga nzabishobora pe kubera ko naje nzi ko nzamara amezi make agahita aza ntabwo nari nzi ko nzamara kino gihe cyose ataraza nicyo cyo guteraga imbaraga numvaga nyine ibintu byose tujya tubikora iki n'iki najya no ku isoko nkamuhamagara ati ndagiye ku isoko ndagiye he uhora kumuhamagara numvaga nyine ariko bizagenda ariko kubera ko amasaha ntabwo arama hano iyo tubyutse hari ababajyana so byabaye ngombwa ko noneho njyewe ngomba gufata izo nshingano byarangoye si nkubeshye asubwira nk'inzitizi zitarenze nk'eshanu wahuriyemo nabyo n'iyo situation n'ubwo buzima ibintu imbogamizi wahuye nazo ukigera kuri ubu butaka bw'u Rwanda wari ubumaze hari hashize imyaka itari mikeya safi muri 7 umunani aho ngaho udaheruka kuri ubu butaka bw'u Rwanda ubugarutsemo utekereza wenda hariho abantu bagurizaga amakuru ko ubuzima bw'i Kigali burahenze biragoye noneho ikintu cya mbere wambwiye ubumoto kutinya uzatinya ubumoto ngo ubumoto bw'i Kigali wumvise ko ari bwinshi bwakutura hasi bwagira bute ngenda ndashaka kumenya ibi imbogamizi nk'eshanu wagezemo kabisa ukumva biragucanze ukumva watega ugasubirayo imbogamizi zabayeho navuga ntabwo ari nyinshi cyane ariko hari izankomye kubera ko hariya ubuzima bari bumwe bw'umugore n'umugabo biba ari bimwe mu buryo umugabo ashaka kugufasha ku bintu bimwe na bimwe nko kuvuga ngo gaze irashize twebwe turacomeka
ku mashanyarazi. So hano ngaho umuriro urashize ngaho ibiki ibyo ntabwo narize kubyishura, ntabwo narize ngo bigenda bite, yabaga nyine yabikoze. So ibyo rero byakagombye kubanza kunsharingingaho kumenya ndishura iki, ndagira gute, ndajera amafaranga gutya, sinari mbizi pe, ariko so far narabikoze bigenda neza, kandi ndabizi ko nawe yaravuze ati nta nibyo narize ko wabishobora, ariko warabishoboye. Hari situation ugeramo bikaba ngombwa ko wabikora kandi ukabishobora. Abana si mu bintu byo kurya wabonaga bose bamenyera ibyo y'inaha? Abana banje rero nabahirizaga ibiryo byose bishoboka, ntabwo nigeze mbatorera ngo umwana ngo bari mukiririya. Yego ntabwo nigeze ngo ndagira isafuriya ngo iyo umwana nyine mugabura utu nyine iyo bamaze kugira mu mezi 9 umwana mukubitira akawunga, nkamukubitira ikirayi, ibiryo byose bibaho akirira. Niyo mpamvu soso itari kumwe hano, ntabwo bigeze bagora mu buryo byo kurya iki n'iki. Aho kutabona papa ntangaje cyane umutoya yarantangaje, arandirimbira, mbazi n'ikinyarwanda. Uziko rero yatangiye kuririmbira bwa mbere. Aririmba ngo happy birthday niwe yaririmba. Ni ngiye umuntu waririmbiye, afite abana bagiye urukundo. Ni ukuri ukuntu bankoreye surprise ya anniversaire, umutoya wiwe rwose ati bade, aranezerwa cyane. Ariko umukuru agaramenya neza ikinyarwanda nzibi. Umukuru kubera ko yaje atagiye kumenya kuvuga icyongereza, hano yiga mu Gifaransa n'ikinyarwanda, urumva nyine byabanje kumuchallengeingamo, ariko ubu nyine byaraje. Byaraje muraganira. Ejo ndi sinzi ukuntu nagiye kuri TikTok mbona umumama uhora wigisha umwana we kuvuga ikinyarwanda. Nyine ubona ko afite inyota n'inzara by'uko umwana we yamenya indimi zose, ariko ntibagirwe ururimi rw'iwabo. Nta cyiza nko kuvugana n'umwana ikinyarwanda bibaho. Ni nayo mpamvu ko tw'abakozi badukoroga twe tuhasaze. Ni nayo mpamvu nyine biri mu mpamvu zatuzanye bagufasha kurera bari abana, ntabwo bajye bagukoroga wowe ngo basezere batahe ko bankoroze. Ndi umuntu kubera ko hariya nta bakozi tugira, rero kubona umuntu nk'ugufasha abana, gufasha mu gikoni, ni nko kubona ikisi, umufata neza uko bavuga ko utajya mu kinyarwanda, ukora aho bwakaba iyo bwabaga ukora iyo bwabaga, umufata neza, umufata nk'umuvandimwe, umukorera buri kimwe cyose. Nyine ntabwo umufata nk'umukozi, umufata nk'umuvandimwe kubera ko ari kugufasha. So jewe rero abakozi babaye nimba navuga bitewe n'ukuntu bafashe neza, bamwe na bamwe bagenda bigira nk'aho aribo ba boss, aribo ba mabuja. Rero ati bakigira ba mabuja, urumva yama ba mabuja. Hari uwo nazanye noneho hebane no muri salo rimwe ntukazajya ujya kurira mu gikoni, byuza dusangire ku meza, ariko umubwira cyane rwose kubera numvaga yatetse narangiza aje kurira iriya wayi ngwino dusangire. ubwo n'umuntu bukomeye cyane ni ukuri. Uzi ibintu yankoreye? Ni wa mukobwa yari umukobwa nyine usa naho ari munini mo, imbarabona akagusuzugura n'ako gataye kawe. Bimeze bite uyu nguyu mva yamayigira mabuja kuryama nkajya gukomanga. Bimeze bite kutabyuka? Adafite gahunda yo kubyuka. Afite gahunda yo kubyuka muri salo ebane, agahita afata ibiryo twaba tugiye cyangwa tutari kurya wenda muri salo, mabuja akabibana telefone. Uzi kugira abashitsi oya amatelefone uvugayo bari yaje n'ibindi amatelefone yo mama sinzi umuntu wazanye abashitsi. Umukozi akaba yicara muri salo manje, noneho umwe muri salo akavuga bakuru y'iwabo bose yose, ariko baderanja asakuza. Ndamugane mama aho muri please, aho muri turabakunda, muradufasha, ariko nuko namwe mwarengere biratubabaza. Turabasabye mujye mwihangana pe, nkuko wakubaha mama wawe, nkuko wakubaha nyogokuru wawe, ubuje kubana none n'umubyeyi, si ngombwa ko uhita umugira nka mubyara wawe. Nukuri aho bari
tuzajya tugerageza natwe tubakunde pe nk'abana bacu ariko ahubwo abantu nyine babafata nabi wa mugani ntibarenga karimbi kandi bazi ko bari busigarane inzu yose n'abana n'iki ibyo ngibyo nyine babigize ariko nabo bagomba kuzajya bubahana ni ukuri tukabana neza ariko bishwe ukuntu biryoshye gutunga umuntu ugufasha kugira umuntu ugufasha kugira umuntu usigira abana ukagenda kugira umuntu wenda kugenda uburyo utatetse urabizi ko ntagenda ukambara umwenda utameshe ukaba mu nzu utakoropye ibyo bisoro bikumbuye hari umubyeyi dufite hariya niba ari ikintu cyonyine cyatuma umuntu akumbura hari umubyeyi dufite hariya ngo ni uriya muhanzi wacu Kalise Karasira afite ibibazo byinshi ashaka kumbaza nyine bijyanye ariko disi ndamukunda nkunda indirimbo ze nkunda ukuntu aririmba aseka mana yanjye umva uri umumama mwiza sinzi ko nakuvuga ariko gusa turagukunda nubwo ndavuye mu Rwanda ntarakubona ariko indirimbo zawe ndazikundaga nkazumva nkazinezererwa pe turagukumbuye nawe umunsi waje tubitari kuzaza kugutora ego ni umushuti wacu cyane yego narabibonye mwakoranye ikiganiro cyiza cyane turi n'abantu bacu muri make rero hari ibibazo byinshi naba ushaka kwibaza ukuntu nyine ndi hano abana tutari kumwe na papa wabo ukuntu bigenda gute zana abana nihute azana abana hano mu Rwanda abana baranezerewe Divine abana buzuye murare nyinshi buzuye urukundo babona babaheka kandi amakuru dufite abana banyu ngo muri Amerika ntimubaheka uwo mwanya wabona uwo mugongo wabona uziguye ku mwana kujya mu gikoni ngo umugongo iyo bageze muri Afurika baranabaheka bagatonekara mu nda baba bimenyereye cyakoze tubaheka ku nda tubahekera dufite umugongo uzi umugongo ko umwana uryamamo akumva uko bimeze rero ni ukuvuga ngo abantu mubazane bahabwe care ni ukuri bahabwe care yadukoreye n'ikintu cyiza aturirimbirira abana akora amakatoni mu Kinyarwanda yego ni ukuri ibintu biradufasha turamusingiza buriya hari ukuri biradufasha gukurikira ziriya katuni bazikoze neza kugira n'abana b'abanyarwanda bari iyo ngiyo babashe kuzikurikira babashe no kumenya Ikinyarwanda bari mu turimo tw'Ikinyarwanda bagira gute bakovema abonye umuturanyi mwiza cyane n'umwana mwiza piwe n'umutware we Dejwa turabaramukije cyane cyasuhuje no kuri Imana ibaho umugisha rero Divine ubu ibibazo mukwiye kumubaza twamubaje ibyamugoye ariko ubu ngubu ari kwiyumva ate aka kanya Dana arahari akumuvuze mu izina papa ntakibazo papa Landa mbabarire mvuze Dani mbabarire pe papa Landa please izina ry'icyubahiro ryaraje wituma mwubahuka bene aka kageni ariko hari abantu bakunda kwitwa amazina yabo kuruta ego ndi mu izina cyane jewe rero reka ngusetse ntabikunda nyine tugishakana byarangoye mbura izina mwita urabesha kandi umushara afite akazina keza bro byarangoye akazina ke ni keza kweli amara zagasubiza yarangije arambwira atuzi ibintu biryohera uri ugiye hamagara Dani byanjyohera kurushaho ndavuga nikora hano mwana wa mama uvuze neza ukajya ujya hose Dani uherereye igo basha Divine ntabwo wabinkora byakoze hari ibintu byaje kuzamo ariko we hari ibintu hari akandi kantu ahubwo nangiye kukubwira Divine wari bwicara n'umugore inshuti yawe agatangira akakomeza ngo papa wacu none system y'abanyarwanda bavuga papa wacu nyine mu mwanya uko akavuze wenda ni kuvuga Dani ni Rwanda y'aba Dani cyangwa se Doni kuvuga nyine izina akaritsinda abanyarwanda bavuga no gutsinda ngatsinda umugabo ntamuvuga ntamuvuga mu izina ahubwo gatata ngo papa wacu nguzi ngo papa wacu ngo yatujyanya ngo papa wacu ngo yatuguriye ibi ngo papa wacu ngo uzi ibintu ajya dukorera akaguma papa wacu ni byiza pe ni na papa wacu ariko mbona ngo bitaryoshye ntabwo biryoshye nubwo ikibara ntibiryoshye kubera ko nyine papa wacu njyewe nakanya none sindi nanone umunyari wenda hari wenda bamugana sinzi ngadive utumba arambwira nawe umubwire uri kumwe nanjye wenda nta n'umugabo mfite sibyo wenda nta na sheri mfite urimo uranganiriza ibya sheri wawe
urimo uratangira ngo urazi sheri ese ubavuga ese urazi hani ese urazi bebe ibaze da uzi be yatashye sangabe uzi be bari hari sitari zaryoshye kuzitera abantu simba numva abantu bakwiye kuba fiyeri niba ndi kubwira uyu nguyu inkuru z'umugabo wanjye sibyo wenda nkunda kumwita darling umugabo wanjye urikumva ariko sishobora kuza ngo ngewe ndi niba wenda hari ikintu kiri ngombwa wenda ko ngiye kumuvugaho ese ninde wari uguhamagaye gutanya ngo ni darling niwe wari umpamagaye no ndiho ndabibwira nde no ahubwo ikintu mpita nkora ndavuga ninde wari uri kuguhamagara ni umugabo wanjye bibise biba bihagije ninde mwaba kuvuga ni umugabo wanjye niba uri kuvuga ngo urazi uvuga umugabo wanjye yari ari hano umugabo wanjye birahagije cyangwa se ukavuga uti ukamuvuga mu izina ntabwo yagukubita kuko ndi kumubwira inshuti yanjye iyo nshuti yanjye yo kujya kumubwira ngo babe ngo bashu wenda rye nta n'uwo bayifite wenda aranashwaye aranakoze divorce ushobora kumubwira uti ni umugabo wanjye cyangwa se ukamuvuga mu izina kuruta uko ushira bwa buzina bwo kumushengerera umushengerera muri mwenyine none ngombwa kuza kumushengerera mu bandi bagore uzi ibibazo byabo gusa nawe urabizi nta kiruta umugabo hari n'izina ubona ukabona ntari n'ibyo uri kuvuga ntibihuje ararenze ari hahandi ifata uri umukobwa uri kuganira nanjye ndi muri za be ngo urazi be ngo byagenze gutya be ngo uzi be ibi inkuru yose mvuze ngo be ngo uzi ko be none ari bize kunyica ngo be yagiye ngo uzi ko be ari kumamagana no sheri hari ibintu biba bitari kusavuga neza mu majwi mujye mwemera ni abagabo banyu bati umugabo wanjye niwe wari umpamagaye umugabo wanjye uko wajya kuntwara arampamagaye cyangwa se ukavuga ati runaka uzi ko ampamagaye n'izina rye ikibi ni uko wamuhamagara njye niho mba mbyumva sibyo divi turi kumwe gutya wenda umugabo wawe akaza ukajya kumva ngo Dani umuhamagara hano twakumva umwubahutse ariko uri kumwunganirira umbwira situation kuvuga Dani numva nta ngorane kandi ntiwanamuhamagara ngo Dani no kuri telefone no ariko nkanjye uri kumubwira mbwira izina rye biratwaye iki sibyo se akuruta uko wavuga ngo be uguma kubiza be nawe se be araguhamagaye aracari umushitsi ariko ngomba kumwitaho oya umwiteho ariko mu kuganira wenda kuzi nkuko igitumye mbikubwira n'ukuntu umbwiye uti yajyaga kubwira ngo umpamagara mu izina ryanjye nyine akabona nyine byangoye uzi ko mushobora kuba muri n'ahantu ugakomeza kuvuga ngo be bikamutera isoni wese ntabwo byamutera isoni n'ukuntu nyine byategwa hari abagabo babikora hamagara mu bantu tuvuge wenda bibaye ngombwa hari umugore ushaka kumvikanisha rurimo rurajojoba urw'ururahera ariko ushobora kumubwira uti papa randa ese twataha cyangwa se papa randa aribyo ugiye kumubwira sibyo ese paranda wamfasha tuno tununda runaka agiye nk'ibintu ndajya gukora muri telefone cyangwa iki bebe umva be muri mu bantu uziko agira akabajene sheri wanjye abajene akubatisi uyu ayoboye izina ryanjye rero ni ukuri gukunda ni byiza ariko iyo bibaye byinshi birababangamira nubwo nge ntabizi ariko mama nabyo bishoboka abagabo ahora ari umugabo kuba umwita umubebe wa buri kanya wa segonda mwite muri mwenyine birabaye ni umusoda ntabashuke mwebwe mu bita n'ukuntu muzanga birabaye ubu rero Divine ari mu rukundo natubabare noneho turasoje umbubere unyibwira tukuri uri kwiyumva muri biza amaze desemene narakubuze Divine ari mu bantu ntamaraga icumweru ntaramubona iyi minsi 3 ntibishoboka ariko pe namubuze mwabantu nambara mbwira uri kuburira he ibintu uri kwiyumva ute uri kubitwara uri kumenyereza umushitsi amaze imyaka wamaze 9 atagera muri Rwanda nta mumenyereje ngo mutembereze nyire gute rumva ninde wamwita kameme uri kumwita uri gutanga ke birenze urabizi sure natabimenya so by the way turi kwizihiza imyaka 5 tubaye numvise ngo mufite anniversary iri ryari iri de 5 z'ukwa gatandatu kuri urugo ruhona n'ibirori mw'abantu ibirori byanyu ko muri ari ibirori gusa icyumweru ko muri ari church we icyumweru cyose ahubwo
uzongera umbone nk'ibyumweru 2 bishize ariko muramugiye ahantu aho sinzi aho tujya mutwandikire mutubwire ahantu heza sibyo mutubwire ahantu heza mutwandikire muduhereze amalokesheni meza ntabwo mugomba kuba muri Kigali Kigali na Kigali muzayirare iyo se sinzi mutubabarire Kigali ni mbira oya mujye kurana no mu ntara naho harakenewe okay mutwandikire mutubwire ahantu heza hariho hagezweho ahantu haryoshye dusohoke nukuri soje kwiziza imyaka 5 n'iminsi jane nukuri nanjye ndanezerewe kuba uyu mukozi maze imyaka ingahe ushatse 6 yego nyinshi man 6 twara abamari 2 cyangwa umwe nukuri urumva rero ibintu byo kugenda uhubutse utatekereje neza gushaka no gushaka umuntu uzabana nawe ugatekereza ko uzasazana nawe uzapfira mu biganza bye ari uzarwaruka kurwaza atazakwinubira ngo avuga ati burya nakubonaga uri mwiza none ifaranga zigushizeho umaze gusaza ndikubona usiga ufite indi mpumuro idasanzwe uri kumva ibyo bintu byose ntuzigere wicuza ariko uri umuntu mwakundanye niyo atangiye gusaza ngo rurikuba yego mutangiye gusaza ruriyongera ukajya ubona nyine umunezere kuko muri kugenda mujya mu myaka ingana mu myaka imwe rero nakoze cyane uzaza bagira inama oya abakobwa bari gukora amakwe zuri decor dufite n'umutantine ugira inama abakobwa mwamubonye oya uyu nguyu akugira inama rugakomera hanyuma tukakudekorera nk'abandi ni zuri decor dukorera mu gisimenti bakora ibintu byiza ku bantu batabizi turadekora amapari runaka anniversary graduation ibintu byinshi turabikora ni mutugane bakora ibintu byiza cyane turasubitse ibiganiro byacu nakagaruka ko bavuganye yego ibiganiro byacu ni umunsi ku munsi noneho ubu nyine tugiye kuzajya dukora kenshi awi ciao ciao